bidasatuye ukajya gutesha umucuruzi umutwe. No, ikorera amandazi uyateke asatuke uyareba niba byahiye. Wow, murabona ko imbere irindazi ryacu ryahiye. Noneho katuryeho twumve kuko no guhumura rirahumura. Muraho neza, nari mbakumbuye mbanje kubasuhuza. Uno munsi rero noneho tugiye kwigana ukuntu ushobora gukora amandazi meza aryoshye wibereye mu rugo utarinze ujya kugura amandazi yo muri botike. Burya ikintu wikoreye ni ikintu uba uryana peti kuko ubuzi isuku wagikoranye cyangwa se ubuziranenge gifite. Rero kugira dukora amandazi tugiye gukora amandazi tugendeye ku kiro kimwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri iyi ni ifarine. Mu mandazi turakoresha ifarine, dukoreshe amagi, dukoreshe amata mwayabonye, dushyiremo umunyu, dushyiremo isukari, ibi ni ubuto, aya ni amazi, iki ni igitubura n'icapa amandazi. Ibyo rero tugiye kwifashisha. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibiro bibiri turagaburamo kabiri. Ibi ingero zose ndashyiramo biraba ari mu kiro kimwe. Noneho aka ni akabase tugiye kwifashisha kugira bibashe kugenda neza. Kubera yari amaze umwanya ateretse yazanyeho igikoko hejuru. Ni ukuvuga ngo iki ni ikirahure cy'amata, ngiye gushyiramo n'ikirahure cy'amazi. Please, ni amazi y'akazuyazi. Nibyo byiza gukoresha amazi akonje, ntago biba bimeze neza. Amazi y'akazuyazi atuma nyine ifarini ihita ibyimba byihuse mu buryo bworoshye. Noneho niturangiza dushyiremo ibiyiko 5 by'isukari. 1, 2, 3, 4, 5. Dushyiremo n'ikiyiko kimwe cy'umunyu. Noneho ukoroge isukari ishongeremo n'umunyu ku buryo turabona ko ari nkaho hasigara amazi gusa. Ntabwo bitinda nk'umunota umwe biba bishonze. Noneho mu kiro cy'ifarini ngewe ngiye gukoreshamo amagi 3. Wakoresha n'abiri ariko ngiye gukoresha 3. Tugiye kubivanga noneho neza byose. Gukora amandazi ni ibintu byoroshye kandi burya amandazi wikoreye uyajyana icyizere. Amandazi rero yo mu rugo nanone ntuzayakore habuzemo amagi n'amata kuko nabyo ni ibintu byongera uburyohe n'intungamubiri mu mandazi. Urabona rero ya magi yacu n'isukari byivanze.
bivanze tugiye gushyiramo noneho ifarini ikiro kimwe. Izi ngero zose nakoze n'izo mu kiro kimwe. Mbere yuko dushyiramo ifarini turashyiramo n'ibiyiko bitatu by'amavuta. Ubu ni ubuto, turashyiramo ibiyiko bitatu. Ni ukuvuga ngo ubuto icyo bufasha ku mandazi butuma amandazi adakomera ngo amere nk'ibuye. Kabiri ya farini ntabwo nari nayipimiye, haba harimo gusa ibiro bibiri nyine, natwe turagereranya n'abantu bakuru. Iki ngiki arimo ari ikiro kimwe gisigayemo. Noneho dushyiremo na capa amandazi, dushyiremo ibiyiko bibiri. Noneho rero twavanga sasa. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye guponda amandazi yawe, ibipimo twakoresheje mwabibonye, nibidahuriramo tukabona ifarini baye nyinshi turongeramo nyine, wakongeramo amazi make cyangwa amata make kuri hafi icyo wakora. Ariko urabona ko bimaze kugira icyo tugiye gukora, bisaba kuba wakarabye intoki neza. Icyo tugiye gukora noneho tugiye gupondesha intoki. Kuvuga ngo ubundi tuyateke. Noneho tugiye gutereka ku kazuba, twagira umugisha hari akazuba. Noneho akazuba karajya gakubita kuri uyu mwenda, ifarini byimbe. Turagaruka mu kanya duhita tubikora neza cyane. Nyuma y'iminota mike rero
ya farini yacu murabona ko hari icyahindutse yabyimbye. Icyo tugiye gukora, kuba ameza wakoreye hafite isuku, tugiye kuyikuramo ubundi tuyikate. ubundi duteke amandazi yacu. kugira bitaza kumfataho. ubuto bugufasha gukata neza. Era muri kubibona, iyi niyo forume nahisemo. muraje murebe mu kiro kimwe amandazi agiye kuvamo. Ni ukuyarya iminsi 3. yanze no kujya kwigura dupe ni menshi. Reka ndinyarikire ku meza ntakundi. Rero tugiye gushyira ya mandazi yacu mu mavuta tuyateke kugira ngo tubashe kuyarya. Murabona rero amandazi yacu arimbanije ashya, ni ukuvuga ngo mu kanya turi buyahindure, ahubwo nuko yarangiye yuzuye isafuriya kubera kubyimba, ariko mu kanya turayahindura kugira ngo no hejuru hashye.
amandazi yacu yahiye tu. Kikugaragariza rero ko yahiye, urabona riba ryisatuye byagezemo n'imbere rwose. Uburyo bari guhumura kubera twakondesheje amata n'amagi byagutera apeti byonyine pe. Ngira ngo amandazi yacu arahiye, hasigaye amandazi 6, ariko ntacyo, ibi ngibi ndakomeza mbikurikirane, ariko ngira ngo rizati mwazibonye, reka ndaje tumanyure turimo twumva ukuntu byagenze. Ngira ngo murabona amandazi 18 n'28 niyo yari amaze gushya. Rero izati nta yindi ni ugusatura tukareba niba byahiye. Wow, murabona ko imbere n'indazi ryacu ryahiye. Noneho katuryeho tutungure kuko no guhumura rirahumura. Wow, afite gu, araryoshye ariko ku rwego rwo hejuru, ariko amubiri apana kujya kugura iriya yo muri botike cyangwa se ujya kumubwira ngo underere n'irindazi risatuye ukajya gutesha umucuruzi umutwe. No, ikorera amandazi uyateke asatuke, uyateke ku rwego rwiza ushaka, ushyiramo umuriro uringaniye kugira ngo agende asatuka se neza yitonda. Ariko iyo ushyizemo mwinshi nyine bihita byibumba ukuntu, ntabwo biba ari byo. Amandazi rero ni uku akorwa, akaba yujuje ubuziranenge, afite n'isuku, anaryoshye, abiwawe bakajya bahora bayarya bishimye. Murakoze cyane rero, ndabashimiye.
mwe mwabanye nanjye kuva dutangira muri uru rugendo tukarinda dusoza. Ntibibagirwe subscribe, like, ndetse niba byanagushimishije ushaka kuntera inkunga ukoreshe ya no ku bandi. Sawa, murakoze cyane.